n'abakinyi 30 bamaze kuba bashigwa hanze kabisa n'abatoza abarimo Jimmy Mulisa ndetse na Gwasamanzi Yves n'abakinyi baza yitabira kabisa imikino ya CHAN kabisa ku mukino bazahuramo n'ikipe ya Sudani kabisa akaba bamaze kuba bajya hanze urutonde kabisa 30 tutatinze kabisa mu bazamu harimo umuzamu Adolphe wa AS Kigali akazamo mu bakinyi Fils Fidel kabisa François kabisa Habineza uyu n'umusore w'umuzamu ukiri umwana muto cyane akaza umwe mu bakinyi bakomeye cyane akaba umuzamu wa Gorilla mu defense harimo Gilbert Kagege akazamo Umurenga Fitina akaza niyo umugabo Jean Claude Yunus ndetse na Clement akaza n'umusore Nsemana Imable akaza n'umusore Emery Bayisenge wa Gasogi United ngira kibagiye n'umusore Bugingo Hakim wa Rayon Sport kabisa. Mu bakinyi bo hagati tugendana neza harimo umusore Frodouari wa APRFC akazamo noneka Jean Claude kabisa noneka Bosco wa APRFC akazamo Muhireke wa Rayon Sport akazamo Nishwa Aime wa AS Kigali akazamo Pacifique Ngabonziza akaza umusore Benedata Jambier wa AS Kigali ngira ngo abo n'abakinyi hagati bajyageje kuba bahamagara tugiye kuri mu bataka ngo bimeze bite kandi subscribe abataka tuwinjire mo neza cyane. Tumanuka mu ataka harimo umusore Olivier Muzungu wa PRFC akazamo umusore Rivalito wa Gasogi United akazamo umusore Tusenga Lisene wa PRFC ndetse n'umusore Mugisha Gilbert Barafinda kabisa Niyibizi Ramazani wa PRFC kabisa hakaza umusore Usayimana Olivier wa Marine FC akaza umusore Iragwa Haji hakaza ndetse n'umusore Didier Tayichi kabisa nawe yagezemo cyane akaza sarimo Taipa kabisa wa Marine FC akazamo Nizemana Mubaraka kabisa Marine FC hakaza umusore Bizi Imana Yannick wa Bugesera akaza ndetse n'umusore Habimana Yves kabisa wa Rutsiro.